Ndongeye ndabasuhuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose hirya no hino, harimo no kunkurikirana ndetse mbibutsa ko gukora subscribe, like, share na comment ari ikintu gikomeye kandi duha agaciro, ndetse tukabasabira umugisha tubikuye ku mutima kuko uba ukoze ikintu gikomeye kuri twebwe. Uyu munsi gumana nanjye uramenya byinshi ku nzozi zigiye zitandukanye. Ahangaha ngiye gusobanura inzozi zerekeye urupfu. Ushobora kurota hapfuye umuntu runaka, izi nizo nzozi ngiye kugusobanurira. Urupfu ni kimwe mu bintu bitera ubwoba ku bantu bose, no kururota nabyo bitera ubwoba. Ntabwo ari ikintu warota ngo wishime. Kurota urupfu ntabwo biba bisobanuye ngo ugiye gupfa cyangwa se abo waroteye ko bapfuye nyirizina, ahubwo bisobanuye cyangwa se bifitanye isano n'irangira cyangwa se itangira ry'ikindi kintu ku buzima bwawe. Nk'uko ubushize nabibabwiye yuko mu buzima busanzwe tugira inzozi z'uburyo bubiri. Hari inzozi z'ibyo twifuza kugeraho, izo zirisobanuye neza, ariko hakabaho n'inzozi turota dusinziriye tutazizana, tutabigizemo uruhare. Ese inzozi ni iki? Ziza byagenze gute? Bamwe bavuga ko ziza bitewe n'intekerezo, uko twiriwe, uko twariye, uko twahoze tuvuga, ko iyo dusinziriye dushyizweyo ibyo bintu bigaruka hanyuma ukabirota. Ariko nyamara ni bumwe mu buryo Imana ibituvugisha, yaba iguhitura, yaba ikwereka ibigiye kukubaho, cyangwa se igukebura ngo uhindure uburyo cyangwa se uhindure ingamba mu migirire yawe. Aha munyumve neza, kurota urupfu ntabwo biba bisobanuye ngo ugiye gupfa, cyangwa se abo waroteye ko bapfuye koko, ahubwo bisobanuye cyangwa se bifitanye isano n'irangira ry'ikintu ndetse n'itangira ry'ikindi, cyangwa se impinduka mu buzima bwawe. Ntabwo bisobanuye urupfu ko koko nyirizina rugiye kubaho, nubwo rimwe na rimwe bishobora kubaho. Ukarota ukabya inzozi kanaka yapfuye. Akenshi iyo urose kanaka yapfuye, ahubwo wumva undi muntu wapfuye ariko atari we nyirizina wa wundi. Abo ni ku bakabya inzozi cyangwa se bagira impano yo kuba barota ibintu bikabaho. Aha rero reka turebe igihe ushobora kurota umwana yapfuye, umwana runaka, yaba uwo mu rugo ariko ni umwana nyine, akitwa umwana ubwo ni munsi y'imyaka 18. Kurota umwana yapfuye bisobanuye kubona igisubizo gikwiriye ku kibazo wari ufite. Wihangayika ngo ugire ngo umwana wari ufite arapfuye cyangwa se umuturanyi arapfuye. Oya, bisobanuye nanone kugira uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo wari ufite. Ushobora nanone kurota uwo mu muryango yapfuye. Ahangaha bisobanuye ko ushobora kuba ufite intege nke mu gufata imyanzuro ikwiye, cyangwa se uba uzafata ibyemezo bibi kandi bizagira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Aha ni igihe warose hari umuntu wo mu muryango wapfuye. Reka twongere turebe kurota ex wawe yapfuye, cyangwa se uwo mwakundanaga yapfuye. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko
wamwikuyemo byarangiye ntaho ugihuriye nawe. Aha ngaha birasobanutse cyane. Twihute turebe kurota ko umuntu yapfuye. Hari umuntu ufite wapfuye ukarota nanone yapfuye. Aha bisobanuye ko wari umufitiye urukundo ndetse igihe yapfaga ntiwigeze wakira ko yapfuye, ahubwo izo nzozi ziza zigira ngo ziguhamirize koko ko wa muntu yapfuye. Ushobora nanone kurota inshuti yawe yapfuye, ntabwo bisobanuye ko uwo muntu koko yapfuye. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abenshi hano, nubwo ushobora kurota ko umuntu yapfuye nyine ukumva n'ubundi inkuru mu matwi yawe y'umuntu wapfuye wari uzi, ntabwo bisobanuye ko kurota umuntu yapfuye cyangwa se inshuti yawe yapfuye, ntabwo bisobanuye ko koko hari umuntu ugomba kumva yapfuye. Hari abo bibaho, ariko abenshi iki gisobanuro cyo kurota inshuti yawe yapfuye basanze bisobanuye ko abo bantu cyangwa se inshuti yawe igukumbuye iri kugutekereza kandi nawe uyikumbuye urimo uyitekereza, mwese mukumburanye. Icyo gisobanuro cyo kuba warota inshuti yawe yapfuye. Kurota wowe nyirizina wapfuye, ari nacyo tugiye gusorezaho. Kurota wowe nyirizina wapfuye bisobanuye impinduka mu buzima cyangwa se ubuzima burambye. Bisobanuye iterambere rikomeye ugiye kugeraho. Nshuti mwarimu dukurikiranye, izi nizo nzozi dusorejeho. Gusa ubaye nawe hari izo warose utabashije gusobanukirwa, utabashije kumvamo hano, watwandikira muri komenti ubutaha tukazazigusobanurira.